Yesu ashimwe inshuti za Resi Therapete, Imana iguhe umugisha cyane cyane wowe wahisemo gusenga udasiba. Imana ntizasibe kukumva kandi ntizasibe kukumvira mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusengere hano muri Zaburi ya 34 umurongo wa 20. Haranditse ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Uyu murongo urakomeye cyane kuko ukuraho igitekerezo abantu benshi bajyaga bibwira yuko iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu ari umukiranutsi nta kibazo agira. Bibiliya ntabwo ivuga ko umukiranutsi adahura n'ibibazo, ahubwo Bibiliya ivuga yuko atabinyuramo wenyine. Amakuba ni iki? Ibyago ni iki? Kubera iki Bibiliya ivuga yuko umukiranutsi abibona ari byinshi kurushaho? Amakuba ni ibintu biremerera umuntu, bikaremerera ubuzima bwe imbere ndetse n'inyuma, mu byo abantu bazi n'ibyo batazi. N'ibihe umuntu anyuramo bikamubabaza, bikamunaniza cyangwa se bikamuca intege. Urugero, kubura akazi, guhemukirwa, indwara, ayo ni amakuba. Gutotezwa, ayo ni amakuba. Gukena ukabura amafaranga, ayo ni amakuba. Kwiheba, ayo ni amakuba. Kurenganwa, ayo ni amakuba. Ibibazo byo mu muryango, kutagira urugo rwiza cyangwa se kugumirwa, ayo ni amakuba. Kurwana intambara yo mu mutima ukabura umuntu uyibwira, ayo ni amakuba. Amakuba ntabwo ari ibintu bigaragara gusa, hari n'amakuba y'imbere mu mutima, hahandi useka ariko imbere uri kurira, ayo ni amakuba. Hanyuma se ibyago ni iki? Ibyago ni ibintu biza bitunguranye bikakomeretsa umutima wawe cyane, bigakomeretsa ubuzima bwawe. Ni ikintu kikuvana hejuru kikagukubita hasi denku, mu buryo bwihuse cyane, ubuzima bwawe bugasa nkaho buhananutse, buhananutse rwose, bikagukubita hasi. Urugero nko kugira agisida, guhomba, gutereranwa cyangwa se gutandukana n'umuntu wakundaga, kujugunwa, nyine umuntu akakurijeta, rejection cyangwa abando, gusebwa se umuntu akagusebya, urusebo rugutunguye, kubura umuntu ukunda agapfa cyangwa se nyine mugatandukana, kugambanirwa, ukabona akagambane karagutunguye kakugezeho, mbese kugwa mu kintu utatekerezaga. Amakuba ni ikintu yo amara igihe kirekire, ariko bifata igihe kirekire amakuba kugira ngo aze, ariko ibyago byo bishobora kuza mu kanya gato bikaguhungabanya, bikakwicira ubuzima. Bibiliya rero ivuga ko ibyo ngibyo tumaze kwiga ngo ari byinshi cyane. Ushobora kwibaza ngo kuki ku mukiranutsi ari byinshi? Ngiye kukubwira impamvu ku mukiranutsi ari byinshi. Ku mukiranutsi ni byinshi kubera ko ikintu cya mbere, iyo ubaye umukiranutsi igihe cyose uba ufashe igihe mu ntambara. Niko ijambo ry'Imana rivuga, uba winjiye mu rugamba rw'umwuka. Iyo umuntu ahisemo inzira y'Imana aba yinjiye mu rugamba. Umwijima ntabwo ushobora kwishimira umuntu ushaka ukuri, ntibishoboka. Umwijima ntushobora kwishimira umuntu ushaka umucyo. Umwijima n'umwijima iyo bihuye birakundana, bikabyara kubudika rwose, bikabana nta n'ikibazo bigirana. Ariko umucyo n'umwijima iyo bihuye, uko byagenda kimwe gitandukana n'ikindi. Ntabwo ushobora gukomeza kubana. Umucyo n'umwijima ni ibintu bihora mu ntambara, kimwe kiba kigomba kugenda, uko byagenda kose kimwe kibangamira ikindi. Rero niba uhisemo inzira y'ukuri, inzira y'Imana, inzira y'agakiza, ugomba umenye ko hari urugamba utangije mu buzima bwawe. Niyo mpamvu inama nakugira wowe mukristo, kujya mu rugamba ujenjetse, kujya mu rugamba wikinira, kujya mu rugamba utabyitayeho, kujya mu rugamba urangaye, uri risike yo kugwa ku rugamba. Afazari wareka kurujyaho. Afazari wareka kujya ku rugamba ugakomeza kwibera umusivile hariya nk'abandi bose, aho kugira ngo ujye kwitwa umusirikare kandi urangaye, ujye kwitwa umusirikare kandi ufite intege nke, ujye kwitwa umusirikare kandi usinziriye. Niba uzi ko wahisemo inzira yo gusenga, senga nyagusenga. Niba uzi ko wahisemo inzira y'agakiza, shaka Imana cyane. Reka kubikora uyu munsi ngo ejo bireke.
reka kubikora ngo uko wasenze ntusubizwe ngo ubwo urivumbuye uritotombye wisubire aho wahoze. No, satani arahagusanga arakwica iyo washoze urugamba uba warutangije uko byagenda kose. Rero hari ba casualty bari mu rugamba, hari abapfiriye mu rugamba. Rero niba uzi neza ko wahisemo gusenga, senga cyane ubudasiba kandi usengesha umwuka iteka nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Rero niyo mpamvu iyo umuntu nyine ari kwegera Imana cyane ahura n'ibigeragezo byinshi, ahura n'intambara nyinshi, ahura n'abamurwanya benshi, agahura n'ibimuca intege byinshi, ni ukubera urwo rugamba rw'umwuka aba yaratangije. Ikindi cya kabiri, Imana ikoresha amakuba kugira ngo yubake umuntu. Zahabu icishwa mu muriro kugira ngo ihinduke nziza cyane. Hari ibintu bituma uca bugufi, bicisha umuntu mugufi, bigatuma wiyoroshya. Hari ibimwigisha kwizera, hari ibimwigisha gusenga, hari ibimwigisha kwihangana, hari ibimwigisha ko akeneye Imana kurushaho. Hari abantu batangira gusenga by'ukuri nyuma y'amakuba. Hari abantu benshi batangira gusenga by'ukuri nyuma y'amakuba. Nanjye ndi umwe muri bo. Mbere hose narasengaga, nabatijwe kera cyane mu mazi menshi, nabatijwe niga mu wa gatatu segonderi, ariko na mbere y'uko mbatizwa mu mazi menshi nari narabatijwe ku Gahanga mu idini rya Katolika rya mama wanjye, aho yasengeraga. yari umukatolike mwiza cyane, niyo mpamvu nkunda abakatolike cyane, buriya ndabakunda. Mama yari umukatolike cyane, twaraga tuvuga rozari, yaragufatishaga ugafata isaro ukarivaho, ugafata irindi, ugafata irindi, ugafata irindi, ukarirangiza mwicaye muri saro, mwararaga musenga muvuga rozari mukayirangiza. yari umunyamasengesho muri katolike mwiza cyane mama. Rero urumva ubuzima bwo gusenga nabutangiye kera. Nyuma yaho njya muri Eglise Pentecote, nabwo nari umunyamasengesho, nari umuririmbyi, nari umuntu ukijijwe kwa. Ariko gusenga by'ukuri nabimenya ari uko nyuze mu makuba. Mu idini rimwe na rimwe mwiyiza ubusa, ariko korari yabiteguye nabwo ukabikora uri kugira ngo ubashimishe. Rimwe na rimwe ukaza wanariye ufite ubwoba bwo kuba bunaguhanuriye bakakuvumbura. Itorero ryaba ryabipanze ukabikora, ukavuga uti reka nubahirize iby'itorero, ariko utaramenya gusenga byawe by'ukuri, utaragirana umubano wawe n'Imana, ugisenga ya Mana bakubwira, bwa buryo bakubwira ari byo wibereyemo. Gusenga by'ukuri rero akenshi umuntu abimenya ari uko anyuze mu byago, ari anyuze mu makuba. Amakuba arakwigisha akagutereka no mu muhamagaro. Niba uyu munsi uri kunyumva hari akantu gatoya kanturutseho kagufashisha, cyangwa se niba ari nabwo bwa mbere unyumvise, birashoboka ko hari umunota umwe cyangwa ibiri naba navuze ikintu kigufasha, bikaba ari nayo mpamvu kinteze amatwi. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, nta nubwo ari rohazare, byanyuze mu makuba nanyuzemo. Kuba naranyuze mu makuba nibyo byaduhuje. Njyewe nigeze gushaka ikintu kimfasha ndakibura, nzenguruka mu madini menshi mbura ikintu cyo kumfasha. Aho nabonaga nakwishimira kugira ngo bansengere, bansabaga ngo kugura imikeka kugira ngo nyipfukameho bansengere, kuzana ngo ibitambo, kugura ikintu cyiza nkunze ngo kurusha ibindi, nkakizana nk'igitambo kugira ngo bandambureho ibiganza. Njye nashakishije ikintu kimfasha ndakibura pe. Muri uko gushakisha abantu bamfasha, pasiteri wamfasha, gushakisha inshuti ukazibura, muri icyo gihe navuga ngo cy'ibigeragezo by'amakuba, niho Imana ngiye bwanjye yanyisangiye inyigisha gusenga by'ukuri, inyigisha gusenga by'ukuri. Rero amakuba ni isomo ryiza cyane, ntugatinye amakuba. Bibiliya yavuze ko ari byinshi kandi dukiza muri byose, muhumure. Amakuba niho honyine ushobora kwiga isomo kandi ntuzaryibagirwe. Ntuzatinye ngo nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 nzabyibagirwa. Hoya, isomo wigiye mu makuba ntabwo ushobora kuryibagirwa mu buzima. Rirakubaka ukajya kubaka abandi, rirakurema ukajya kurema n'abandi. Mu ijoro ry'umukara iyo uhavuyeho ujya kubwira abandi bantu bari kurinyuramo uti narinyuzemo. Iyo uri mu ijoro ry'umukara witwara gutya, ntusakuza, urasenga cyane, uritonda, urashishoza, uriyoroshya. Iyo uri mu ijoro ry'umukara umenya igihe urimo. Rero
ubwo buhamya amagambo Imana yakwigishiriza muri iryo joro ry'umukara kugira ngo nawe uzajye gufasha abandi. Rero ntimugatinye ibyago, ntimugatinye amakuba, ni byinshi ku mukiranutsi ariko Uwiteka bidukirizamo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndakubwiza ukuri, abantu tuziranye, abantu dusengana bamenyeye kuri ino sheni, bamenye kubera ko nabanje guca mu makuba. Ubuhamya bwanjye nzabutanga igihe cy'Imana nikigera, ariko ayo makuba niyo yatransformye ubuzima bwanjye, niyo yanyegereje Imana cyane, niyo yatumye nkunda Imana cyane, niyo yatumye nsobanukirwa umugabe Imana imfiteho, niyo yatumye nsobanukirwa n'impano mfite. Abantu bapfana impano bakazibashyingurana nazo zitigeze zigaragara, kubera yuko hari etape y'ubuzima bagombaga gucamo batanyuzemo. Mu makuba impano yawe iragaragara, arakorosora, akakorosora, akakubwira wowe wanyawe, akakwereka wowe wanyawe, faiblesse zawe ukazibona, ndetse na force zawe ukazibona, ukabona personalite yawe, ukabona character yawe, ukabona byose. Ni nk'indorerwamo Imana igushyira imbere, ukireba, ukamenya icyo uri cyo. Yes, ukamenya icyo uri cyo. Rero amakuba n'ibyago ni isomo ryiza ry'ubuzima. Kandi ikindi cya gatatu gituma ibyago n'amakuba by'umukiranutsi biba byinshi ku mukristo, nuko nyine uwo mukristo turi kuvugana aracyatuye ku isi, aracyari ku isi. Isi ikirimo uburwayi, isi ikirimo uburiganya, isi ikirimo ibibazo, isi ikirimo amarira, isi ikirimo intambara z'ubuzima. Iyo si ugituyemo irimo ibyo byose niyo nawe urimo. Ugomba kubinyuramo, rero nta yindi ushuba ufite. Ugomba kubitaraverisa. Utabitaraverishije biraguhitana. Ugomba kumenya ko ugomba kubitaraverisa cyangwa se ukabica hejuru. Ugomba kumenya ko bitagomba kukurusha imbaraga. Hari abagabo bakomeye cyane muri Bibiliya babinyuzemo, ba Josefu, ba Yobu, ba Dawidi, ba Pawulo intumwa, banyuze mu makuba ariko ntabwo yabashoboye kubakuramo imbaraga, yarabakomeje abagira abagabo bakomeye. Rero Uwiteka adukiza muri byose. Ibi bivuze iki? Bivuze yuko Imana ntabwo ibuze ikibazo kuza, ahubwo ivuze yuko itazakureka ko kiguherana. Hari igihe Imana igukura mu kibazo ako kanya, ariko hari n'igihe Imana iguha imbaraga zo kukinyuramo. Hari igihe ifunga ibyagombaga kukurimburira muri icyo kibazo. Hari igihe ifata mu marira waririye mu kibazo ikayahindura ubuhamya. Hari igihe ikurinda gusarira muri icyo kibazo ngo kigusenye. Hari igihe umuntu aca mu mwijima akavamo afite ubwenge cyangwa se imbaraga nshya. Hari ubwenge cyangwa izindi mbaraga ushobora gukura mu gihe cy'amakuba. Rero kuba Imana ikukiza muri byose bivuze ko nta kintu na kimwe Imana yemera ko kigera ku mukiranutsi idafite impamvu nziza. Icyari kigamije kukurimbura, Imana ikagihindura ikintu kikubaka. Umukiranutsi ntabwo areka guca mu kibazo kiraza ariko akakirusha imbaraga. Umukiranutsi amakuba ari menshi, ariko ijambo ry'Imana, inkomezi z'Imana zikaba nyinshi kurushaho. Ku mukiranutsi Imana iyo itagukijije ikibazo igukiza gusenyuka muri cyo. Rero ntimugatinye ikibazo nshuti yanjye. Niba wari ufite ikibazo, niba wari uri mu makuba, niba wari uri mu byago, wongere wizere Imana idukiza muri byose. Hari umuntu wumva wasenga isengesho ryo kubwira Imana ngo nkiza muri byose? Niba hari yandike muri komantere, tujye tutanga na komantere, kuko komantere hari abantu bazikunda kandi zifasha. Naryo ni ivugabutumwa, wakagombye kwitoza kujya ufatanya nanjye kuvuga ubutumwa bwiza, ukabikora kuko imbuto ubibye uyisanga imbere. Bwira umuntu wigendere, profita kubwiriza muri komantere. Bwira abantu ineza y'Imana, bwira abantu imbabazi z'Imana, babwire. Hari abazaza bakabisoma kandi bagafashwa. Ndakubwiza ukuri. Kandi iyo neza, urwo rubuto, iyo uvugabutumwa uri gukora, uzabisanga imbere, Imana izabiguhera umugisha. Niba rero ahari ushaka ko Imana igukiza muri byose,
ngwino dufatane ibiganza mu mwuka. Fata ikiganza cyanjye n'undi afata icyawe, dukore cercle spirituelle, tubwire Imana ngo turawa Kristo, turakijijwe, duhura n'amakuba, duhura n'ibyago, ariko dukize muri byose. Haleluya, haleluya. Hari umuririmbyi ujya aririmba ngo tunyura mu byago ngo n'amakuba menshi, ngo ari kumukiza. Haleluya, ni utuyobora. Rero umukiranutsi ntabwo atinya amakuba, kuko Yesu agendana nawe muri ayo makuba. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje mwami w'abantu, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa. Tuguhaye icyubahiro cyose ni icyawe, kuko uri Imana idukiza muri byose. Wadukijije ibicuku by'ijoro turaramuka, uduhereza uyu munsi wa none, turabigushimiye. Ibyagombaga kuduhitana byari bihari, byari bitwasamuye, byari bihari, ariko dukiza muri byose, uraturengera. Dore turacyariho, reka tugushime, tuguhaye icyubahiro. Amaboko yacu n'imitima yacu turayizamuye kugira ngo bigushime. Nushimwe, nushimwe, nushimwe. Hari ijambo Mwuka Wera tubwiye, wongeye kutwibutsa ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ari uko ujya umukiza muri byose. Ndakwinginze ngo iryo jambo uyu munsi wa none ndyizere, rihinduke ijambo ryanjye, ribe iryanjye, rikorere mu buzima bwanjye, kugira ngo ujye uhora unkiza muri byose. Nkiza uyu munsi wa none, ngiye kugusaba kandi nizeye ko uri bunkize. Nkiza ibintu byose abantu babona, nkiza n'ibyo nta muntu n'umwe ubizi, ibiri mu mutima wanjye mo imbere, ibiri kumbabariza mu mutima wanjye mo imbere, za ntimba zicecekeye muri njyewe ntashoboye gusohora, kwa guhangayika. Uwiteka Imana, mba numva ndi jyenyine, unkize ibitekerezo biremereye ubwonko bwanjye, umutima wanjye ntashoboye kubwira undi muntu, unkize amarira ntashobora gusobanurira abandi, unkize mwamukiza muri byose, ukareba n'aho abantu batareba, ukagera aho abantu batagera. Ndakwinginze unkize muri byose. Nje kugutabaza uyu munsi kugira ngo unkize, nje kukubwira uyu munsi kugira ngo unkize, mu izina ryiza z'umwami wanjye Yesu nkiza. Hari intambara ntashobora kurwanisha amaboko yanjye, ahubwo ndwanisha umutima. Hari ibikomere abantu batabona nibitseho ngendana, hari amagambo yambabaje agenda ashaka kundusha imbaraga uko imyaka igenda ishira, hari ubwoba bw'ejo hazaza bugerageza kunyiba amahoro, hari ibintu byinshi intege rwose, ndi kugenda ndi muzima ariko imbere n'abashize. Ibyo byose uri Imana ishoboye kubinkiza, ibyo byose uri Imana ishoboye kubinkiza. Uwiteka we byose bikize, Uwiteka we byose bikureho, Uwiteka we byose birusha imbaraga, Uwiteka we byose birusha amaboko. Ndakwinginze uyu munsi wa none, nizereye muri Zaburi ya 34:20, ndahizereye kugira ngo iryo jambo rinyomore, iryo jambo rintabare, iryo jambo rimpa imbaraga, iryo jambo ritume nkwizera, iryo jambo ritume nkwiringira nubwo ntari kubona inzira. Mu izina rya Yesu, nkiza abantu banyereka inseko kandi iri hejuru y'urwango rwinshi. Nkiza amarembo y'isi y'umwijima ashaka kumira imigisha yanjye. Nkiza amagambo mabi yavuzwe ku buzima bwanjye agenda asa nk'inkurikirara. Nkiza imigambi y'abanzi n'inshakura zingenza. Nkiza abonzi n'abo ntazi. Nkiza ibintu bibi bimpiga, Uwiteka Imana, bigashaka kubangamira inzozi zanjye, bigashaka kubangamira Uwiteka Imana destiny yanjye, bigashaka kubangamira future yanjye. Ibyo byose ubinkize. Nkiza ndakwizeye uyu munsi, udukize muri byose, udutabare, uturengere mu izina rya Yesu. Ningwa hasi uhankure mwami wanjye, nishike intege umpimbure kuko unkiza muri byose. Nindira Uwiteka Imana, ujye umpoza, umpobere, umpanagura amarira, umpumurize. Ni Uwiteka Imana, nubona naminaguritse najanjaguritse, wongere unyubake. Uri Imana ijya ibyubaka rega bikubakika, uri Imana ijya ibirema bikongera bikaremeka. Uwiteka we Data, ongera undeme, ongera unyubake, ongera unterateranye, terateranye
imigisha yanjye. Iyo Satani yasaga nkaho yacagaguyemo kabiri, wongera uyiterateranye Uwiteka Imana ibyari gifatika, nanjye nzagushima, nanjye nzavuga kuri Imana ishoboye gukiza umuntu kandi ikamukiriza muri byose. Uwiteka ndakwingize Mwami ngo ntunyize ikibazo gusa, ahubwo nkize gusenyuka muri icyo kibazo. Ntunyize amarira yonyine, ahubwo ukize n'umutima wanjye agahinda no kwiheba. Ntunyize abanzi gusa, ahubwo unkize n'ubwoba bwo kubatinya. Unkize n'ubwoba bwo kuba bamfungira inzira. Unkize abo barozi, ariko unkize no kubatinya, kuko uri Imana ishobora byose. Uri Imana idukiza muri byose, ukadutabarira muri byose, ukaturengerera muri byose. Uyu munsi kwizera kurushaho, ndagusaba kugira ngo imbaraga zo kunyura mu makuba, nizeye ko turi kumwe, kuko nzi neza ko hari igihe udakuraho ikibazo, hari igihe ikibazo kigumaho, ariko ugahindura umuntu ukamukomeza kurusha icyo kibazo. Uwiteka uyu munsi ngira umuntu ukomeye kurusha ibibazo ncamo, ngira umuntu ukomeye kurusha ibibazo ncamo, nk'uko Yesu yacaga hejuru y'amazi, nk'uko Petero yigeze kubigerageza. Nanjye ndakwinginze ngo ikibazo ntikizongere kundusha ingufu mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndatangaza ko ntazatsindwa n'ibyo ndi kunyuramo. Ntabwo intimba zizandusha imbaraga, ntabwo amarira azanyica, ntabwo ibigeragezo bizansenya, kuko Imana inkiza muri byose. Nubwo abantu bambona ndi mu muriro, nzajya nibuka neza ntashidikanya ko hari abagabo 3 bawunyuzemo kandi ntubatwike. Nubwo nanyura mu mazi menshi, nzibuka ko Uwiteka Imana Nyiringabo ashobora gutandukanya inyanja abantu bagacamo amahoro. Nubwo ibintu byose byamberaho icyarimwe, nzibuka ko ifite ijambo rya nyuma ariyo Mana yanjye. Mpisha mu mababa yawe Mwami w'abami, subiza amahoro yo mu mutima, subiza ibyiringiro muri njyewe, subiza urumuri muri mu buzima bwanjye. Ahantu nari nijimye wongere uhashyire urumuri, subiza ubuzima aho numvaga ndushye. Uwiteka Imana Nyiringabo, ongera uvuge ku musozi ntuye, muvugane nanjye, ijwi ryawe nongere ndyumve, wongere unkize mbibone Data. Uyu munsi wa none ndatangariza mu kwizera ko nubwo amakuba n'ibyago byaba byinshi, Imana yanjye iruta ayo makuba. Sinzatsindwa n'ibyo ndi kunyuramo, kuko Uwiteka niwe imbaraga zanjye. Icyari kigamije kundimbura, Imana iri kugihindura ubuhamya mu izina rya Yesu. Ntabwo ndi njyenyine mu rugamba, Imana irwana intambara zanjye zose. Amarira yanjye ntabwo azahoraho. Hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo kwishima kiri mu buzima bwanjye, kandi kintegereje ndi gukandagiza mu kirenge. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka azankiza muri byose, kuko Imana yavuze ko izabikora. Ntabwo ibibazo bifite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye. Imana irarifite, kandi icyo yavuze izagisohoza. Uyu munsi ndatangaza ko ntazongera kwiheba, nanze gutinya, nanze gusenyuka. Imana iri kunyubaka mu bihe bikomeye. Imana iri kunshisha mu mwijima kugira ngo ntazongera kuwutinya, kuko ifite urumuri ruruta umwijima imbaraga. Nk'uko yakijije Daniel mu rwobo rw'intare, nanjye izankura aho abantu batekerezaga ko nta gisubizo nzahabona. Nk'uko yarinze Shaduraka na Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro, nanjye umuriro w'ibigeragezo ntuzanshobora. Nk'uko Yosefu yavuye muri gereza akomeye, akaba umwami, agakomera, akaba umutware, akicara ku ntebe y'icyubahiro, nanjye uyu munsi wa none aho nageragerejwe ntabwo ariho nzarangirira mu izina rya Yesu. Hagayi yaririye mu butayu, Imana iramutabara. Uyu munsi nanjye ndatabara, amarira yanjye Imana irayumvise mu izina rya Kristo Yesu. Nk'uko wahumurije Dawidi bamuhiga, bamurwanya, ukamuha amahoro, akaba kuririmbira indirimbo z'amashimwe buri munsi muri Zaburi nshya, nanjye nzakuririmbira, nzakubaha, kubera yuko wangiriye neza, ukankiza, ukabana nanjye mu bibazo no mu bigeragezo. Uwiteka Imana we, ndi umwana wawe, uri Imana yanjye, reka gushime. Umutima wanjye wakiriye amahoro uhaye, kandi uri gukora ibyo ntatekerezaga kuzankorera. Nongeye kukwizera bundi bushya. Ibikomere byanjye byose bizaba ubuhamya bw'ejo hazaza. Umucyo w'Imana urusha imbaraga umwijima nanyuzemo. Ni nayo mpamvu ndatangariza kuri uyu musozi ko Uwiteka anyujije muri byose, ankijije muri byose. Nubwo naba ndi hagati y'ibigeragezo, ndatangaza ko ndi hagati y'ijambo Imana
yavuze hagati y'ubutumwa bwiza bukiza kandi bukura umuntu muri byose. Sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe na Kristo, sinzatinya intambara zose kuko umwami w'abami, umutsinzi urusha abandi batsinzi bose, intsinzi ari kumwe nanjye. Imana iri kundeba mu marira, ariko kandi izandeba no mu byishimo, izandeba no mu mahoro, izandebera mu mashimwe. Ntabwo ari kera, ni vuba cyane. Ndayizeye, ndayiringiye, izina ryayo nirishyirwe hejuru. Urakoze rero bane natwe uyu munsi wa none, utugirire neza, uducire inzira dutambuke, uturinde amarira, uturinde muri byose, uturinde imitego y'umwanzi Satani, uturinde ibitagomba kutubona ntibitubone, ibitagomba kutwumva ntibitwumve, amaboko atagomba kudukoraho nadukoreho, uturinde muri byose, dukize muri byose. Nubwo Satani atega imitego, ariko Uwiteka we udukiza muri iyo mitego urahari. Turakwizeye, turakwizeye, turakwiringiye, uyu munsi turawuguhaye. Ukomeze guhinduka Imana yacu, natwe turi ubwoko bwawe, kuva none kugeza iteka ryose tugukomeye amashyi. Amen, 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 amen.